hanyuma ndashimira Imana cyane kubw'uyu munsi kandi ndashimira na pasitoro batekerejeho akantumira twarabanye twakoranye imirimo y'Imana igihe kinini akiri umusore agera aho ashaka umugabo arabyara hanyuma igenda imwagura kugeza uno munsi. Ndashimira Imana ko ari igenda yagura umurimo wayo muri twebwe. Yesu ashimwe. Umurimo w'Imana ukorekera muri twebwe, ni muri twibere umurimo w'Imana ukorekera. Hanyuma muri pasiteri nawe yarawaguye kugira ngo uyu munsi nzamusange hano. Aleluya. Hanyuma Imana y'umugisha amazina ndibwira nitwa Murigande Innocent, ndi umugabo mfite abana 5 n'umudamu, sengera mu itorero rya ADPR. Umudugudu wanjye cyangwa itorero ryanjye ni Kiruhura, paruwasi ya Muganza hariya i Karamanga Rubeshi, niho dukorera umurimo w'Imana. Hanyuma ndi umuvugabutumwa, ndi umuririmbyi n'indi ndirimbo nyinshi, ndi umudiyakoni, imirimo yose Imana impaye gukora ndayikora. Aleluya. Hanyuma ndashimira Imana ko yaduhaye ibihe byiza. Hari amasaha twari hano numva ntarafata icyerekezo, hari igihe numvaga ikirere kitari cyafunguka, ariko nshimiye Yesu yafunguye ikirere kuba turimo twumva amasengesho ari kuzamuka. Aleluya. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye. Ntabwo ndibuze gutinda, ariko mu gihe mfite tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi ya 20. Zaburi ya 20. Turasoma turi ku murongo waho wa mbere tugize hepfo gatoya. Zaburi ni ya 20, turasoma umurongo waho wa mbere tumanuke twigire hepfo gatoya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, igwice umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe. Tuzaririmbishwa impundu z'agakiza kawe, kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Amen. Aleluya. Mu by'ukuri turashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Reka mvuge ngo turashimira Imana yaduhaye umwuka wera nanone, kuko umwuka wera ni we wenyine ujya umenya ibikwiriye imitima y'abantu. Hari amashuri twanyujemo ya teoloji batwigisha gutegura icyigisho, batwigisha uko umuntu atanga umutwe we w'icyigisho n'ingingo zikigize n'umwanzuro. Ariko kuko dufite umwuka wera, turashimira Imana ko iyo umwuka wera yaje. Aleluya. Iyo umwuka wera yaje mu materaniro yerekeza mu mitima y'abigisha, akababwira ngo iri teraniro, iyi mitima ikwiriye ibi ngibi. Abantu bari muri iri teraniro bakenye ibi, abari muri iri teraniro bashaka kugirirwa gutya, abari muri iri teraniro bafite ibyifuzo ibi. Ijambo Imana yaremereye muri iri teraniro, kandi nari maze iminsi mbizi ko nzaza. Ndashimira Imana ko yavuze ko ubutumwa ari ubwanyu, nimubwakire mu izina rya Yesu. Riravuze ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Muri iyi mpamvu Imana iba itangiye mesaje mu materaniro, ni uko ibizi ko dufite amakuba. Imana yabizi ko dufite ibyago, Imana yabizi ko dufite ibibazo, Imana izi ko dufite intambara, Imana izi ko dufite ibigeragezo. Tugendera hagati yabyo bituri impande, bituzengurutse. Iburyo hari amakuba,
maso hari ibyago, inyuma hari indwara, imbere hari ibyorezo, uburwayi nuko. Ariko Dawidi, aleluya, Dawidi arahishurirwa, yitegereje abanyamakuba ni benshi ku bantu b'Imana, abona ibibazo ni byinshi ku bantu b'Imana, kandi abona nta kintu cyakuraho ibyo. Tuzagendana nabyo kuko turi mu isi yabyo. Ntabwo wareka amakuba kutakugeraho, ibibazo ntibyabura kukugeraho kuko turi mu isi. Yobu yaravuze mu bice byabo 7 umurongo wa mbere, ngo mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, ngo mbese iminsi ye ngo si nk'iyo ukorera ibihembo. Iminsi y'umuntu uri mu isi ibaga nk'uko umuntu abara 30 y'umushahara. Murabizi ko iyo umuntu akorera umushahara abara itariki ya mbere akabara kazanga kuri 30. Siko bimeze iminsi y'umuntu mu isi. Rero Yobu we ari mu mwuka abyitegereje asanga ni iminsi wabarira ku ntoki. Aravuga kandi iyo minsi nayo ngo ni umuntu ukorera ikiyeme, ukorera ibihembo. Imana idufashe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo Uwiteka kumvire. Iri jambo ryaje numva n'ubuhanuzi bumanukiye muri njye kubutanga muri iri teraniro. Imana idufashe cyane. Iri jambo ni mesaje y'umuntu wicaye muri iri teraniro. Uko baturutse mu rugo, hari abantu baje muri iri teraniro bashatse kuririmbana n'uriya muririmbyi wa 66 ngo yewe timurira ngwino kwa Yesu. Nagize ishuri babona muri iri teraniro abantu benshi baje bafite amarira, abantu baje bafite ibibazo, abantu baje bafite amarira, abantu baje bafite nimba. Nayo nyuma kumva iryo hishurirwa mu maso marira senga nicaye hariya, hanyuma ndihanagura, ndiyumaganya ndihanagura, hanyuma ndi kubabwira mesaje. Abantu bafite ibintu biremereye imitima yabo, abantu baje bafite ibintu y'imitima yabo. Wavuye mu rugo ufite umubabaro mwinshi kandi wose nawe kumara yewe nta n'undi muntu wagira ikintu agusayidira, ariko wowe mutima urira ngwino kwa nde, ngwino kwa Yesu. Kandi amakuba yawe ugira gute uyamubwire. Imana idufashe cyane. Yaravuze ku gitero cya 2 arababwira Yesu byose kubera ko iki ni inshuti yawe. Buriya hari amagambo tuvuga ariko tukayavuga rimwe ntituyihe agaciro. Buriya Yesu ni inshuti yawe. Ndagira ngo mwitangaza ko Yesu ari iki? Ari inshuti yawe. Ngo Yesu ni inshuti yawe. Buriya Yesu ni inshuti yawe. Ariko kujya tugira inshuti zo mu isi tubana mu buzima busanzwe, ariko ukumva hari ibintu umutima udakwemerera kumubwira, ukumva ko hari ibintu ari ahantu wagarukira. Ariko turashimira Yesu ko tumubwira, tukamubwira ibyo mu kazi n'abandi bashobora kuba babona, hanyuma tukamubwira n'ibyo mu rugo abantu batabasha kumenya, ukamubwira n'ibyo mu cyumba abana bawe batabasha kugira gute kumenya. Kuva mu Nyamarama urabizi yuko uriya no muri cyambure no mu cyumba bimeze gutya. Uriya urabizi ko kugeza ubu tuvugana n'amashuka ryahambira nubwo nta mwemereye kuyabona, wowe tubiziranye imbeho irariyica. Urabizi ko ndara n'ipfumba se imbere y'ikubita mu mbavu. Hanyuma umuririmbyi avuga ngo bwira Yesu byose ntugire ikintu na kimwe ugira gute. Ariko mwanyikirije ngo amen. Ntugire ikintu na kimwe usiga, bwira Yesu byose kubera ko yemeye kuba inshuti yawe. Yarabikwemereye. Ntabwo ari inshuti y'urumamo, oya, ntabwo ari inshuti ikwemera ku rutugu tukatugira abantu tubana mu buzima busanzwe badusekera bakatubwira Yesu ashimwe, ariko nyine mu mitima nyine harimo ukundi kuntu. Ariko Yesu wese uko ameze. Haleluya. Turangurira amaboko. Uyu munsi mesaje mfite ntutinye kugira ikintu ubwirira Yesu imbere ye. Haleluya. Yiteguye gukora imirimo itangaje muri iri teraniro. Niba mwumvise ko Imana yacu uyu munsi mesaje muzaniye, Yesu afite gahunda, afite umuteguro wo kumutega amatwi, akumva ikintu cyose umukeneyeho. Kandi
Imana iguhaye muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa kabiri watubwiye ngo ikohereze gutabarwa kuba hera urusengero iguhe imbaraga z'Isiyoni, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Amen. Nagira ngo uyu munsi musenge isengesho rya Hezekiya. Hezekiya ni umwe mu bagabo nakunze. Igihe kimwe cyarageze Hezekiya bamuzanira mesaje y'uko bimucikiyeho. Yesaya arahaguruka yihuta cyane, aragenda amubwira ngo Uwiteka avuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko uyu munsi utakibuka ugiye gutaha, ubwami bwawe bwatanzwe ntugihari. Mana dufashe cyane. Hezekiya ntabwo nubwo Imana ivuze gutya, ariko sinkwiriye guceceka, ntabwo nkwiriye kurekera aho ngaho, ngafata umwanzuro. Hezekiya yerekera ivure, arasenga amasengesho yo kwibutsa Imana. Mwewe zigeze kutuganiriza abagabo ndaryoherwa, atujya ku kintu cyitwa imirimo. Wakabaye umunsi ufite imirimo wabitse hirya hariya ku buryo bw'ibaruta Imana. Byibuke ko ngifite uburyo nange naratangaga, nkigira imyenda nariyambikaga nkambika n'abandi, ngifite ibiryo nararyaga nkagaburira abantu bashonje. None bigeze aho birangiye. Iyo Imana yibutse imirimo yawe, ni ukuri ko Imana ntabwo yakwirengagiza. Komera Imana amashyi nanone. Imana ishimwe. Imana irazirikana. Imana irazirikana, ntabwo yibagirwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Hezekiya abwira Imana, aravuga ati Uwiteka we, ati wibuke ko hari igihe nagendaga mu bitunganye imbere yawe. Wibuke ibicaniro bya Bayali nasenye mu Isiraheli. Wibuke ko nagaza mu cyo cy'umurimo, nagaza urwego rwawe kuri wowe mu gihe batanaga bakava mu isezerano. Hanyuma ngo Hezekiya amaze kwibutsa Imana, Imana yikora yera. Aleluya. Imana yikora ku mutima. Imana ibwira Yesaya ngo asubirayo. Oya subirayo. Yesaya subirayo. Genda ubwire Hezekiya. Aleluya. Nubwo nari nabivuze, ariko ni Uwiteka. Subirayo. Umubyeyi ku minsi yawe yo kubaho. Haleluya. Nogenda imyaka 15, kuko nibutse imirimo yawe myiza. Ndakwibutse Hezekiya, nimwongereye iminsi yo kubaho. Turashimira Imana ko Imana yacu ni Imana izirikana. Aleluya. Imana irazirikana. Yigeze yitambura mu gihe cy'Abayuda, mu gihe cya Esiteri, umugabo witwa Hamani wigize hanga harya, ajya ngo ibwami atangayo ifeza n'izahabu, aravuga muri bino bihugu byose uwitwa Umuyuda ntamubuze. Hanyuma nyuma aratumugura, nuko batumugura turabwira twazanye ku gasozi. Ayo makuru aza kumenyekana kwa Moridekayi. Mu imodoka yamaze kuyamenya tuma kuri Esiteri. Abwezi ati nyabuna nubwo uri ibwami, ariko birakomeye, ubwoko bwanyu bwaguzwe, nta mpamvu yo kwicara. Mana dufashe cyane. Baca mu nzira zose, bategeka Abayuda bari mu bihugu bitandukanye ngo nibategura amasengesho y'iminsi 3 yo kwiriza ubusa. Hanyuma ngo barasenga. Haleluya. Bafata umwanya wo gusenga. Muri Bibiliya Makuza 41 yavuze ngo Yesu Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo mwigiraho datari bamuganye ibyo mpera byose. Iyo twasenze bari tumana mu mpagarara. Imana ishimwe cyane. Imana ikore mu mpagarara uyu munsi. Yego. Mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma aleluya. Imana ikumbanira mu mpagarara umaranye iminsi. Arizo mu rugo Imana izikuraho, izo mu miryango Imana izikuraho, izo muri bene Imana izikuraho, izo muri famiye Imana izikuraho. Imana ikumbanira mu mpagarara. Kandi Imana irabishoboye, kuko turi imbere yayo. Imana mwese ishimwe cyane. Abayuda bamaze gusenga, Imana ihindura uburyo. Haleluya. Igiti Hamani yashinze cyo kumanika Moridekayi, Hamani yari bari bukibangaho. Imana ishimwe. Hari igiti bakumanikiye, ariko uyu munsi none mpagaze mu mbaraga z'Imana. Uwagishinze ntakibambweho. Izina
Imana ikubera icy'umutima wawe usaba kuko wongeye ku biganza by'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacihabwe icyubahiro. Kandi wasiga gusa namwe uyu mugongo wawe. Haleluya. Amina. Mabimo namwe uyu mugongo Imana ushize abana benshi ukwiriye guheka. Kandi yongera kumbwira iramwe gikukanye umwuka w'abanyeshyari ku buzima bwawe. Hari umwuka w'abanyeshyari ku buzima bwawe. Hari ukuzengurutse bagenda bashushura, bagenda bavuga, bagenda bashushura, ariko umuvuga Imana bwite arabyenga akiza. Kandi Imana imuhagazeho none n'igihe kizaza ikuze ritakukinyita akiza. Imana ishimwe. Amina. Tugiye gusenga Imana twese duhagaze tubwire Imana gutwumvire muri iri teraniro. Imana ikumvire. Imana izi uko waje izi bitero urwana nabyo erega dusenge Imana tubwire ngo Uwiteka n'utwumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Uri data wa twese mwiza. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe. Imitima yacu iguwe neza muri iri teraniro kuko wabaye mu ruhande rwacu. Sinajya imbaza genshi mo bahamagaye Kuro ndamubwira ngo Kuro we bamufashe kumukuryo bamunageza amahanga ari imbere yawe. Ndamubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize. Ndamubwira ngo inzugi z'ibyuma n'ibintu by'ibirenge uzabicamo kubiri. Imana ishimwe. Iri teraniro riri kugatesira risengeye sengeye umuntu wese uri muri iri teraniro. Imbaraga z'Imana nizibane nawe mu izina rya Yesu. Kubitira tw'imbaraga z'umwijima abarwayi bakize, amariro bahoze, abashonje bagaburire, bambaye ubusa bambike. Uri umutabazi wacu, uri inshuti y'abakene n'abanyamibabaro. Umuntu wese ahabwa umugisha nawe. Himbazwa Yesu. Tugukomeye amashyi menshi. Babyeyi baguhaye impundu kuko uri muri iri teraniro kugira ngo ugire neza umuntu wese. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen.